iki gitekerezo cyaje maze kubona ibibazo biri mu muryango nyarwanda. Ndavuga ngo nkuko iyo dusezerana tuba dusezeranye ko tugomba kubana akaramata, ubundi umuryango niko twagakwiye kubaho. Ariko nyine nibura abantu badatinye n'amaso y'abantu bagombye gutinya Imana, bakavuga ngo nubwo ijuru tutaritaha uyu munsi cyangwa ejo, ariko abari ku isi babe babayeho bameze neza, bafite ubuzima. Haleluya. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Murakoze, nitwa Reverend Jean d'Arc Rugamba, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Bethesda Holy Church. Iki gitekerezo cyaje maze kubona ibibazo biri mu muryango nyarwanda. Ndavuga ngo muri ibi bibazo ndi kubona hari icyo nakora. Imana ishyiramo ishyaka kugira ngo mpaguruke mfashe umuryango nyarwanda mu buryo bwagutse. Twari dusanzwe tubikora mu rwego rw'itorero, ariko biba ngombwa yuko twagura umurimo. Turavuga ngo ibikorwa dukora byo gufasha umuryango bitagarukira ku rwego rw'itorero, ahubwo reka tubishyire ahagaragara kugira ngo ababikeneye bose babisarureho kandi babashe kubiboneramo ubuzima. Ni muri ubwo buryo rero twavuze ngo reka dutangire uyu muryango, tukaba twawuronshinze uyu munsi, ariko ukaba umaze igihe ukora. Insengero zifite ubushobozi bufite izindi mbaraga, burya imbaraga zituruka ku Mana ni imbaraga zikomeye. Muri make porogaramu ziri muri iyi Minisiteri harimo ubujyanama, harimo iterambere yo kugira ngo abantu bave mu bukene, harimo amarerero ariyo ama-ECD twavuze, hazaba harimo inyigisho zijyanye n'ubuzima ubu busanzwe, izijyanye n'umuryango, ndetse tunateganya yuko tuzakora n'imyuga ku rubyiruko rwacu.
Njye nitwa Tuyisenge Jean Marie Vianney. Nanjye nitwa Mugeni Gloriose. Umuntu avuze mu magambo makeya, ubundi umuryango utekanye ni umuryango wumvikanye, ukundanye, ufite amahoro, abantu babasha kubana bumvikana ku buryo bw'imibanire yabo n'ibigenga urugo rwabo, bakagira amahame bagenderaho abagenga ku buryo bibafasha no gutanga uburere ku bana bari muri uwo muryango. Uyu munsi urebye umuryango kuko warangiritse cyane, kuko imibare batweretse irabigaragaza, ariko ukwiho niyo mibare no mu buzima busanzwe naho dutuye naho tugenda nabo tubana nabo, ubona ingero nyinshi z'abantu z'imiryango ifite ibibazo, ingo nyinshi zisenyuka zitandukana cyangwa zikabana nabi cyane, abana benshi usanga batagifite aho kuba kubera guhunga imiryango. Usanga umuryango nyarwanda cyangwa n'isi muri rusange, ntabwo navuga ko ari umuryango nyarwanda gusa, ariko ubona ko isi muri rusange imiryango iragenda itandukana cyane. Ntago impamvu zirahari nazo zirazwi, ntabwo umuntu yavuga ngo ni impamvu zitazwi, ariko iyo urebye wenda tugeranije no mu myaka yo hambere, nubwo ntazi wenda iyo mumaze mwebwe, ariko nkanjye ku myaka yanjye ndi mutoya, ni imiryango mike nabonye abagabo n'abagore batandukanye umuryango ugasenyuka burundu. Ariko uyu munsi ugiye mu nkiko urasangamo imanza nyinshi, ugiye muri community aho dutuye urabona abantu benshi babanye byo guhengekereza. Mu by'ukuri umuryango muri rusange ufite ikibazo cyo gusenyuka. Ubundi itorero ryakabaye ahantu abantu babasha kwigira no guhindura imico yabo, ariko kandi ntago tuyobewe ko umuntu n'umuntu, nubwo abantu babigishijwe ntibibura ko hari abatabasha kugendera kuri izo nyigisho bahawe, ariko akamaro mbona k'itorero nuko ryagombye gufasha abantu mu guhindura imico n'imyitwarire no kubasha gutekereza n'igihe nk'umuryango ugiye gusenyuka. Nibura abantu badatinye n'amaso y'abantu bagombye gutinya Imana, bakavuga ngo twagiye kubana dusezerana imbere y'Imana kubana akaramata, nibura bakagendera kuri icyo ngicyo. Muri rusange rero itorero rikwiye gufasha abantu mu buryo bwo kubahugura, kubigisha imico myiza n'uburere n'indangagaciro zikwiye kuranga umuntu uri mu muryango kandi wubaha Imana. Kuri iki gikorwa Bethesda batangije murumva nubwo gihuye n'ikitorero ryakaba rikora iki gikorwa, ahubwo nibwira ko amatorero yose yagombye kubishyira muri gahunda zayo, kandi bigakorwa mu buryo buri n'imbaraga bitari kurangiza umuhango. Kuko urebye wa mugani nk'uko mwabivugaga, umubare munini w'abaturage baba bafite amadini basengeramo babarizwamo. Nibwira rero ko igikorwa nk'iki kibaye mu madini yose kandi kigakorwa mu buryo buhoraho, hari nibura imiryango yabasha kurengerwa cyangwa ikagaruka mu gihe yendaga gusenyuka. Madamu wana tujya tumubaze, ubona umuryango ukwiye kubaho gute kugira ngo ube ari umuryango utekanye? Ubundi muri rusange umuryango nk'uko iyo dusezerana tuba dusezeranye ko tugomba kubana akaramata, tugomba kubana mu bibi no mu byiza. Ubundi umuryango niko twagakwiye kubaho, ariko nyine ku isi hari ikibi, Satani nyine yazanyemo ikibi, aricyo gitera abantu uko gutandukana, uko kutumvikana. Wenda kugira ngo mbabaze ko turi ku muryango, iyo ugira ngo umutware wawe yishime gukora iki kugira ngo nyine wa muryango usigasirwe, gukora iki? Ubundi muri rusange umuntu agerageza kwiyoroshya kandi ugaca bugufi muri byose. Ubundi nyine ugerageza gushakisha ikintu cyose gishobora kunezeza umukunzi wawe. Ntabwo niyo yaba ababaye ugerageza gushakisha ukuntu wamunezeza kugira ngo yibagirwe icyamubabaje. Abantu bamaze baziranye, ni byiza iyo abantu baziranye. Hari ibintu byinshi bituma abantu bakunda kutumvikana, cyane cyane ibyo twita ibintu byabaye mu minsi yatambutse mu gihe cyashize. Akenshi umuntu uba wari umuzi, nta mabwire wakumva kuko uba ubizi byose. Icyo gihe rero niyo atabikubwira, usibye ko akenshi biba byiza iyo umuntu yakwibwiye, ariko nawe uba umuzi, ntabwo wirirwa ujya gushakisha amakuru hirya no hino, usibye ko atari na byiza. Kugira ngo rero umenye nibura gushimisha umuntu muri kumwe, ugomba kubanza kumenya n'imico ye. Binagaruka kuri cya kintu mwabazaga ngo kubana abantu baziranye neza.
kuba abantu baziranye neza bituma ubasha kumenya uyu muntu imico yiteye gute, niba ari amahane yaterwa n'iki, uburakari bwe buterwa n'iki, yashimishwa n'iki. Icyo gihe rero bikagufasha kwitwararika kuri cya kindi uzi ko n'ikiba kiri bumubangamire, akarakara, akababara, ukitwararika kuri icyo. Kuko kuvuga byo wenda ko umuntu yakora ibitunganye buriye ntibikunze, ariko nibura hazamo icyo cyo kumenya imico ya mugenzi wawe, kandi n'ibyo ashoboye kukubangamiraho ukaba warabyiteguye ku buryo wumva ushobora kubyakira ukabibabarira. umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'umuryango no kurengera umwana muri Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Umuryango ubundi niwo shingiro ry'iterambere ry'igihugu, ariko muri iyi minsi turabizi yuko umuryango uri guhura n'imbogamizi zitandukanye. Mu by'ukuri kubaka umuryango ntago ari inshingano z'urwego rumwe cyangwa se ikigo kimwe, ahubwo ni inshingano ya buri wese. Rero uyu munsi Itorero Bethesda yatugaragarije yuko yumva ko iyo nshingano nabo ari iyabo, kandi batwereka umusanzu bagiye kuza gutera muri ibyo gutera gahunda zisanzweho muri ibyo bikorwa bitandukanye bagiye gukora. Ariko bafite n'uruhare rukomeye kubera yuko bo banashingira no ku ijambo ry'Imana, bashingira ku ijambo ry'Imana ndetse bakubaka wa mubiri, bakubaka n'amarangamutima, ariko bakanubaka n'ibijyanye n'imyemerere. Kandi tuzi yuko imyemerere aho yagiye ivuga ibintu byiza, bagiye bagera kuri byinshi byiza. Rero ni amahirwe babonye cyangwa se bagize yo kugira ngo bakomeze bigishe bya bindi byubaka umubiri muzima, ariko banigishe n'ibyubaka roho nzima, kugira ngo nubwo ijuru tutaritaha uyu munsi cyangwa ejo, ariko abari ku isi babe babayeho bameze neza, bafite ubuzima bwiza.